umwana niwe wigunira ingobyi, umwana niwe wigunira ingobyi. Ibyo bintu murabyumva. aba.com mushobora no kuba mutazi ingobyi niki, kuko dufite bwa buntu dutwariramo abana tubahekera ku nda cyangwa no ku migongo, ntabwo muzi ingobyi icyo ari cyo. Ariko ingobyi ni umwenda umuntu afata munini uhagije, ukuguna ni ukugira gutya ngo ukawufoldinga mu cyongereza, ukawufoldinga neza, ukaza kugira ngo nuza kuwushyira ku ijosi ry'umwana rishobore gufatwa ntirinyeganyege cyangwa usaba umwana yasinziriye yanaze ijosi. Oya, rero bivuze ngo ufite mu nshingano, nta tegeko ryamuhanira yuko atakwitayeho, ahubwo umubyeyi ufite urukundo ashobora kuzagukurikirana akakurebera iki, agakomeza akakurebera iki ngiki. Kubera iki? Ni umubyeyi wawe. Ariko guhereye umunsi ndagira ngo mbabwire, umuntu wese utagufite mu nshingano, utarakubyaye mu nda, utarakwadopsi, nyamuneka igihe cyose atibwije ngo gukorera ikintu ntukamuvume, ntukavuge ngo ubukire bwe ntacyo bukumariye. Igihe cyose agize nanone akagufashisha gato, musabira umugisha, kubera ko akoze ikintu cy'urukundo, akoze igikorwa cy'urukundo, ntabwo mu by'ukuri ari itegeko. Guhereye umunsi rero ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyose cyutazashobora kugira icyo umarira umwana wa nyoko wanyu, wa so wanyu, cyangwa se so wanyu ntagire icyo akumara cya nyoko wanyu, cyangwa uwo washyiraho uwo ari we wese, ngo nuko ari umuntu ukize, ufite uruganda, ufite guhereye umunsi bikura mu bitekerezo byawe, nta tegeko na rimwe ryamuhanira ko atakoze icyo watekereza akwiye kugukorera, kubera ko ntabwo yakubyaye mu nda. Ikindi ngiye kubabwira rero, wa mwana we uko ungana ukuri ko kose, ndagira nkubwire ngo kuba wa mubyeyi, nyoko wanyu, so wanyu, nyokorome, nyogosenge, sogokuru wawe, inde mukuru wawe, nubwo bwose atagufite mu nshingano, nubwo bwose atakubwira, atagufasha muri bya. Shalom bakunzi bacu, Yesu ashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndizera ko mwese muri amahoro, abashoboye kureba ikiganiro. Ariko niba urimo ukireba urwaye, ndakubwira ngo ukire mu izina rya Yesu. Waremewe kuba amahoro, kunezerwa, gukora imirimo, kuvugira Imana ndetse no gukora umurimo w'Imana. Ntabwo waremewe kurwara. Icyo gitanda kivemo mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe ushobora kuba ukireba ariko ufite ibibazo byucamo ibyo ari byo byose, ndongera kwibutsa ngo wababara uyu munsi, ariko ejo ukongera ukanezerwa. Rero uyu munsi naje kugira ngo twongere tuganire, ariko uyu munsi mfite ikiganiro. Niba muri buhave mu ntera amabuye, niba muri buhave mu nyanga, niba muri buhave mu nkundira kimwe, niba muri buhave bigenda bite, I don't know. Ariko ikintu cyonzi nuko nshaka uyu munsi tuganira, tukagira icyo tuvuganaho. Mbamaze igihe mfite ukuntu numva nshaka kubaganiriza. Hari ibintu by'abantu duhura nabyo ukumva bikeneye ko twabiganira, kugira ngo uwaba uri mu bihe nk'ibyo ngibyo, uwaba yibwiraga nk'uko nanjye nibwiraga, uwaba yibwira nk'uko n'undi ashobora kuba yaribwiraga, bikakunyeganyiza, bikakuzonga, uyu munsi tuganire, ahari yenda wabonamo igisubizo cy'ikibazo wari ufite utari ufitiye igisubizo. Yes, uyu munsi rero nuko naje. Wanyita Auntie Jay, wanyita Apostle Jolie, wanyita Pastor Jolie, wanyita Mama Ganza, iryo wanyita ryose, ndetse naho wanyita ngo Jolie umuganwa, amazina ababyeyi banyise yose ndayakira. Shimye Imana rero ko shoboye kuza kuganira namwe ikiganiro. Twitegure rero, twagiye tujyanirane. Sawa. Hari ibintu byinshi by'umuntu agenda ahura nabyo. Hari abantu benshi umuntu agenda ahura nabo bakaganira, ugasanga biba bikwiye ko tuzaza tukaganirira hano, aho buri muntu azumva iki kiganiro akaza gusoza hari icyo akuyemo, ashobora ubwe kumufasha, gishobora kumufasha ubwe, agashobora no kuba yagifashisha n'undi ushobora kuba yibwiraga nk'uko we yibwira. Icya mbere, hari ubwo ujya usanga uyu munsi ndashaka ko tuganira ku buzima nanone bwo hirya no hino. Hari ubwo tuba dukwiye kuganira ko hari ibintu byinshi, hari dahirema abantu baba barimo baraniwe kuvamo, bakajya mu bintu bakibeshya, mu cyuka bakibeshya. Ariko shaka yuko uyu munsi tugenda tukirangiza, kugira ngo buri muntu agire uko yisanga n'icyamufasha cyane icyo yafashisha mugenzi we. Icya mbere ndagira ngo mvugane n'abantu
abakobwa n'abahungu bategura ubukwe. Abakobwa n'umuhungu mugategura ubukwe, mugakora bije, mukaziha abantu. Umuntu w'umubyeyi akibwiriza akaguhamagara, ukaza ugahura nawe akagutwerera. Yarangiza kugutwerera ntiyigeze agusezeranya, ntiyakubwiye ati n'ijana, naho yo yakubwiye ati nzaguha 100 cyangwa 50. Yego, ariko kandi mwibaze kano kantu ngiye kubabwira. Ukibwiriza muhungu cyane cyane ngira ngo sabiri abakobwa babikorara, ngira ngo abahungu nabo babikora, ariko nimwe naramabuye banje kubisegura. Ariko ugasanga umuntu akwiye mu mufuka ati rwose mwana wanje ubukwe bwiza, nkwifurije ubukwe bwiza parapara, yareze agakora mu mufuka akaguhereza. Umwana w'umuhungu ukibwiriza ati ugatangira ukabara imbere y'umubyeyi di kaci bahinze ukabika. Ese ubwo urabara kubera ko wamwishyuzaga ku buryo akwishyuye? Urabara kubera ko ugomba kuba shuwa y'amafaranga guhaye ku buryo ataba kubeshye? Urabara kubera ko yagombaga watekereza ko ari buguhe 100 ngo urebe ko arya guhaye? Sensiyare murumva ibyo bintu ari byo. Iyo ubikoze utyo rero ndagira nkutangarize, niba wabikoraga, niba utabitekerezagaho ngo ugire icyo ubitekerezaho uvuga uti yenda ejo ukazikanga ubikoze, ndagira ngo utangarize ngo iryo ni ikosa, ntirikwiriye, ntibikwiye, ntibishobotse, ntibikwiriye. Ahubwo ikiri buvemo wa mubyeyi uri bumubabarize umutima, we yaguhamagaye, yishimiye ubukwe bwawe, yishimiye kugutera inkunga, urangije ufashe imbere ye, urabaza icya mbere nta burere. Niba atari ko wabifataga unyemerere mbikubwire. Icya kabiri, ntabwo wa mubyeyi anejejwe n'icyo ukoze. Rero ni ukuvuga ngo aho wakakuye umugisha wa mubyeyi garaguhari kagiye umutima ubabaye. Hari umwe wigeze yewe ngo kubibwira umuntu amubwira ati atusanze yuzuye se? Umubyeyi yakoze mu mufuka aramutwera, yarangije mu mwana ajyaho pyu hanje yambaza ati atusanze yuzuye, ariko se yuzuye angahe? Ubwo se urumva yaramubwira ko asanze yuzuye cyangwa ahubwo yaramugaye? Rubyiruko, muhungu cyangwa mukobwa, waruzi ko icyo kintu yenda wagikora utazi icyo kivuze, uramenye ntuzagikora. Uwagikoze sorry, ntabwo ari we, sinkuzi, si we nabwiraga, ariko nicyo nafashe kugira ngo twiteho, tumenye ibyo dukora, tumenye aho tubikorera n'abo tubikorera, kugira ngo natwe dusobanukirwe ko biduhesha agaciro cyangwa bidutesha agaciro. Niyo mpamvu nje kubaganirira nkahera kuri icyo ngicyo, mvuga rero ngo muramenye ejo mutazitwa ingayi. Ako tukumvikanyeho. Icya kabiri ndagira ngo mbwire abantu bose, waba uri umukobwa, waba uri umugore, waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri umugabo, waba uri umuhungu, umuntu uwo ari we wese uri mu muryango, ufite umuryango, ufite aho akomoka, uri mu bantu se, niba atari n'umuryango wawe bwite ariko ufite abantu mubana, ufite abantu, noneho ugasanga kubera ko yenda wagize amahirwe make ntiwize cyangwa se waranize ariko ntiwabona akazi, wagize amahirwe make mu buzima, yenda ubuzima ntibwagenda uko wowe ubitekereza, nuko ukicara wumva uri umuntu ukwiye kuba urebwa na buri muntu akakugirira imbabazi mu muryango, muri sosiyete nyarwanda, abantu bakuzengurutse, kumva ko buri muntu wese agufiteho mu nshingano ze. Wewe shaka kugira ngo tuganire nawe uyu munsi, ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuba utarize neza ni ibyago, yego sorry. Kuba warize neza ukabura akazi nabyo ni ibindi byago, sorry. Kuba ubayeho ubuzima bw'ubayeho utishimiye, udashobora kwigurira umwenda, udashobora kwigurira amavuta, udashobora kwigurira akana kariko kose, sorry. Ariko ndagira ngo ntutangarize ngo nta muntu n'umwe ugufite mu nshingano. Umuntu ugufite mu nshingano ze ukwiye kwicara ugakondana, kandi nawe yenda udakwiye no gukondana mu gihe cyabishoboye ntabikore, nibwo wamublaminga, nibwo wamukondana, nibwo wamugaya, niko nabyita. Umubyeyi wawe ukubyara, mama wawe, papa wawe. Uyu munsi Apostle muramutera amabuye, yaje kubabwira ibintu bikomeye cyane, ariko ngira ngo twese tubimenye. Umuntu ukwiye kwicara ukavuga uti kweri mama data amburira umumaro, afite amafamu, afite ama business, afite ama projet, afite yes, uwo nguwo ushobora kuba wamukondana. Ariko ndagira ngo uyu munsi tuganire nkubwire ngo biragayitse aho wicara ukumva yuko mama wawe, mama babyita gute mu Kinyarwanda, nyoko wanyu,
hari ibyo njya mvuga mu kinyarwanda nkumva nkaho ntukanye, nyamara ntabwo mba ntukanye ndumva ikinyarwanda ariko kivugitse. Nyoko wanyu, so wanyu, nyogosenge, nyokorome, mukuru wawe, murumuna wawe, mubyara wawe, gira izina na rimwe ryushyiraho. Umuturanyi wawe, mubyara wawe, uwo ari we wese ufite ubushobozi wishoboye, ndagira ngo uyu munsi ngutangarize ngo ntabwo agufite mu nshingano ze. Afite mu nshingano ze umwana we yabyaye, niba atarabyara yifite ubwe mu nshingano. Ahubwo ngiye nkubwire ngo ubonye hari icyo aguhaye, shima Imana nawe umushimire, umwatureho umugisha, umusengere umugisha. Ariko ndagutangariza ko ni umutima we umubwiye ngo hajoli uyu mwenda, hajoli iyi sentire, hajoli aka gasaha, hajoli aka kagurumete. Ntabwo ndi mu nshingano ze. Abantu twese tujya twibeshya ukareba kubera ko uyu muntu uvandimwe wawe cyangwa umubyeyi mu babyeyi bakikije umuryango wawe, cyangwa ukavuga ngo kuva afite ubushobozi, kuva afite uruganda, kuva afite mu nshingano, akwiye kumenya uko naraye, akwiye kumenya uko naramutse, akwiye kumenya aho ntuye, akwiye kumenya ko nta kazi mfite, ubwo akibwiriza akampa amafaranga nkishyura inzu, akwiye kumenya ko nta kazi mfite, ubwo akibwiriza akangurira umwenda. Nubona ubikoze gutyo musabira umugisha, ariko mu by'ukuri ntabwo agufite mu nshingano. Mu gihe cyo atibwirije ngo abikore, ndagusabye ngo guhera uyu munsi niba wari ubifite muri wowe ukajya wiciragura uvuga ngo reba uriya ngo arakize, bimariye iki se, bimfashije iki, arakize ariko se ibyo bintu turabivuga, ariko reka mbabwire ngo akize nyine kuko Imana yamuhaye uwo mugisha, nawe ejo izawuguha. Iyamuhaye umugisha niyo kwizerwa, nawe ejo izawuguha. Ntigire obanura ku butoni, ariko mu gihe utarasingira umugisha wawe wikwicara uvuma wa wundi Imana yamaze guha umugisha. Nakubwiye ngo niyibwiriza akagira icyo aguha, mushimire, ushime Imana, umusabire umugisha, kubera ko akoze ikintu cy'urukundo muri we. Urukundo rwamuganje, arahaguruka abishyira mu bikorwa, aragufasha, agira icyo agukorera, ariko ntabwo mu by'ukuri ari inshingano, ntabwo ufite mu nshingano. Murankubita uyu munsi ariko nabibabwiye, munkubite nabibabwiye, munkubite nagize gute, nabibabwiye, cyangwa se nimara kuvuga byo ndacaho nigendere. Ndagira ngo rero nanone mbabwire, mu gihe wa muntu ugize amahirwe akagira icyo agufashisha, akaguha 5,000, akaguha 10,000, akaguha 20,000, akaguha umwenda wa 500, akaguha yewe yenda cyangwa n'umwenda yambaraga, akaguha se yenda. Wa muntu we ushimira uwo muntu, umusabira umugisha, kandi ubikuye ku mutima. Akariko kose aguhaye uramenye, utaba nka wa mugani w'Abanyarwanda ngo ingayi igaya babyita gute, ngo ingayi iki hawe. Umugani w'Abanyarwanda tuva ntawe bibuka ukuntu uvuga, ariko ugaragaza ngo ingayi iki hawe uko kingana, ukicara ukakigaya, ukavuga ngo buriya abonaga 5 byamarira iki, buriya 10,000 ampaye arabona byamarira iki, buriya mbese ni iki cyatuma umuntu ukora akaba atibwiriza ngo anyohereze n'20,000, umuntu ukora akaba reka nkubwire akibwiriza agafata 5,000 buriya reka nkubwire, mwana wa mama, mwana w'Imana, mushuti yanjye, muvandimwe wanjye, uwo ari we wese, ndagira nkutangarize ngo icyo umuntu azafata akakiguha uzamufata umusabire umugisha, kubera ko urazirikana neza ko ntabwo yakubyaye mu nda, nta nubwo yakwadopse. Uwakwadopse nawe ugufite mu nshingano. Ariko ndagira mbibutse kano kantu, niki kijya gituma umwana afite imyaka runaka y'ubukure akaba yakwemererwa kuva mu rugo akajya kwibana, akajya kwishakishiriza? No kubera iki? Hari imyaka igerwaho wa mwana akaba yabaho waba uhari cyangwa udahari.
ariyo mpamvu mujya mwumva mukumva ngo uyu mwana mu mategeko n'ibara y'u Rwanda cyangwa y'ikindi gihugu hari imyaka yashyizweho uwo mwana akaba afitwe mu nshingano z'umubyeyi we akaba agomba kumugenera icyo ari cyo cyose cy'umwana akwiye ntakambara ubusa umubyeyi abishoboye ntakarara ubusa umubyeyi abishoboye ntagase nawe umubyeyi abishoboye ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo wa mwana wa mubyeyi atamufashije uko bikwiriye wa mubyeyi aragayitse umubyeyi ufite mu nshingano umwana ari uwo yabyaye mu nda cyangwa yadopse ariko akaba umusinzi akaba umuntu udashobotse ugasanga yananiwe kwita kuri wa mwana azagawa ariko wa mwana we mu gihe cyose warengeje imyaka y'ubukure na wa mubyeyi aba atakigufite mu nshingano nta tegeko ryamuhanira yuko atakwitayeho ahubwo umubyeyi ufite urukundo ashobora kuzagukurikirana akakurebera iki agakomeza akakurebera iki ngiki kubera iki n'umubyeyi wawe ariko guhereye umunsi ndagira ngo mbabwire umuntu wese utagufite mu nshingano utarakubyaye mu nda utarakwadopse nyamuneka igihe cyose atibwije ngo gukorera ikintu ntukamuvume ntukavuge ngo ubukire bwe ntacyo bukumariye igihe cyose agize nanone akagufashisha gato musabira umugisha kubera ko akoze ikintu cy'urukundo akoze igikorwa cy'urukundo ntabwo mu by'ukuri ari itegeko guhera uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyose cyutazashobora kugira icyo umarira umwana wa nyoko wanyu wa so wanyu cyangwa se so wanyu ntagire icyo akumara cya nyoko wanyu cyangwa uwo washyiraho uwo ari we wese ngo nuko ari umuntu ukize ufite uruganda ufite guhera uyu munsi bikura mu bitekerezo byawe nta tegeko na rimwe ryamuhanira ko atakoze icyo watekereza akwiye kugukorera kubera ko ntabwo yakubyaye mu nda. Ikindi ngiye kubabwira rero wa mwana we uko ungana uko uri ko kose ndagira nkubwire ngo kuba wa mubyeyi nyoko wanyu so wanyu nyokorome nyogosenge sogokuru wawe inde mukuru wawe nubwo bwose atagufite mu nshingano nubwo bwose atakubwira atagufasha muri bya bindi we byubona ko yakagufashije ntabwo bivuze ko ugiye gusuzugura wa mubyeyi ngo ukubera ko ntacyo akumariye. Kirazira kikaziririzwa. Umubyeyi wawe ni umubyeyi ahava akagera, mukuru wawe ni mukuru ahava akagera. Ni ukuvuga ngo igihe cyose azatekereza ikintu akakikubwira, urugero dukora iki n'iki, ubundi mu by'ukuri mu ijambo rifatika umuntu ni ari so wanyu cyangwa ari nyogosenge cyangwa ari inde, iryo ni itegeko ryatanze ubundi. Ariko kubera ibihe byo twagezemo arakubwira amara kubikubwira wowe nk'umwana warezwe ufite uburere uzi uko ukwiye kwitwara kandi ukaba urugero nkanjye. Ubu ndi umugore mu rugo rwanjye, data wacu niba ambwiye ikintu ambwira ngo tujya, ntabwo nibuhaguruke nuko dataca bivuze mpite mukurikira tugende, no, ahubwo kubera ko nashatse mfite urugo, mfite umugabo, mfite abana, mfite nanjye gahunda zanjye. Icyo ndi bukore ntabwo ndi bumubwire ngo ubundi se ko ntacyo wamariye, ko nta nshingano, uko utigeze mfata mu nshingano, ko ubundi umbwira kubera iki. Oya, nanjye ngomba gutanga, reka nkubwire, ahubwo nk'umwana warezwe, nk'umwana wumva ko ndi umwana koko ufite uburere, ufite icyerekezo. Icyo ndi bukore ndi bumubwire nti rero mubyeyi, icyo ni igitekerezo cyiza rutanze, ariko urabizi ko nashatse, mfite umugabo, mfite abana. Dore nk'ubu twari dufite gahunda yo kuzajya kwa data bukwe, urugero cyangwa dufite gahunda yo gusohoka njye n'umugabo wanjye n'abana banjye. Rero ndagusaba abana bubu, ijambo ryitwa ndagusaba ntiturishaka, kandi nibwo burere ubundi niwe mwana muzima warezwe neza. Ndagusaba rero niba bishoboka iyi gahunda hari ukuntu wayimurira kugira ngo tuzayikorane. Ndumva nanjye iyi gahunda ishimishije, ariko ikintu gihari ngo ni ukubera ko atandeze, ni ukubera ko atamfashije, ntari mfite ubufasha, ni ukubera nawe ntakwiye kugira icyo ambwira ngo nyumve. Kirazira yemwe bana, rubyiruko, icyo kintu kirazira, muramenye. Ababyeyi bacaga imigani, najyaga nyumva kera nyine umwana sinumva ikivuze, ariko ubu nibwo ngenda nyumva umugani uvuga ngo umwana niwe wigunira ingobyi.
umwana niwe wigwinira ingobyi. Ibyo bintu murabyumva. aba.com mushobora no kuba mutazi ingobyi ni iki, kuko dufite bwa buntu dutwariramo abana tubahekera ku nda cyangwa no ku migongo. Ntabwo muzi ingobyi icyo ari cyo, ariko ingobyi ni umwenda umuntu afata munini uhagije, ukuguna ni ukugira gutya ngo ukawufoldinga mu cyongereza, ukawufoldinga neza, ukaza kugira ngo nuza kuwushyira ku ijosi ry'umwana rishobore gufatwa ntirinyeganyege cyangwa usanga umwana yasinziriye yanaze ijosi. Oya, rero bivuze ngo umwana niwe wigunira cyangwa se niwe wisabira ingobyi cyangwa se niwe wigenera ingobyi. Uko witwaye kuri wa mubyeyi niko umubyeyi agufata. Iyo witwaye neza, ejo nawe icyagukubita icyo ari cyo cyose wa mubyeyi arahaguruka agahagarana nawe. Ariko mu gihe wamaze kugaragaza yuko ngo kuva utarandeze utaramfashije nari nkeneye ubufasha bwa so nanjye, ugomba ahubwo ubu ngubu kumenya ko ubu noneho ndanishoboye nanjye, aho ngeze ahubwo ni wowe unkeneye. Dukwiye kujya twicara tukajya inama. Reka mbabwire yemwe bana, ndababwira nanjye yenda byigeze bimbaho, nanjye yenda byigeze binca mu mutwe, yenda nubwo ntabikoze, ariko ndimo kubabwira ibintu bibafitiye umumaro. Muramenye Satani ntazabariganye umugisha w'umubyeyi. Igihe cyose uzitwara neza ku mubyeyi, naho ataguye ikindi kintu, ariko aricara akavuga turiya mwana ariko ni umwana muzima, Imana imuha umugisha, Imana ijya imuhira mu byo akora byose. Iryo jambo rirampagije kurenza uko yafata 500 akabima. Rero reka nkubwire yewe mwana, niba ari uko wabitekerezaga, umubyeyi nubwo ntacyo atakumariye so wanyu yo gusengererere babandi bose, ariko nanone asigara ari umubyeyi wawe. Ikindi cyakangahe ubwo kibaye cya gatatu, icya kane, ubundi wa mubyeyi nawe ntabwo uzi ibyari macamo. Umunsi wamaze gukura ukagira abana bawe ukagira urugo rwawe, wa mubyeyi uzamwubaha. Kubera iki? Ashobora kuba wabonaga afite uruganda, afite fama, afite, ariko nawe ubwo ibibazo bye biruta bya bindi byose byafite. Umunsi rero wabaye umugore cyangwa umugabo mu rugo rwawe, wa muntu uzamusubira uvuga uti I salute you. Burya sinarinzi ibyucamo, nabonaga nkaho twirengagiza kandi ukeneye ubufasha bwawe, ariko mu by'ukuri naje gusanga nawe utari worohewe. Aho nkuriye nibwo nasanze naribeshyaga, ngusabye imbabazi. Uri umwana muzima warezwe, niko ukwiye kubigenza. Uyu munsi ni muntere amabuye, ariko ndababwira ubuzima buriho bukwiriye. Ikindi rero reka mbabwire, igihe cyose ibyo bintu bitakubayeho ugire ubwo bwenge umenye uko wifata ku mubyeyi, ndakubwiza ukuri, hari igihe kizagera waramwiraseho, waranze kumwumva, waranze kumva ijambo rye, waranze kumugisha inama, waranze kumwubaha, waranze byose, warabitesheje agaciro. Hari igihe kizagera, ntabwo nyikwifuriza, ariko ndakumenyesha ngo ijambo ryose ryuzi ryo wigeze kumva ntabwo ryabayeho kubera ko ritakugeraho, nawe ryakugeraho. Hari ijambo abazungu bavuga ngo had I known comes after. Had I known comes after ni ukuvuga ngo ryigeze ribaho kandi ryanambaho, nawe ryanakubaho, kandi rijya rinatubaho buri gihe. Uramenye iryo jambo ntirizakugereho ngo urivuge uryature mu kanwa kawe. Ngo iyo nza kubimenya, uriya mubyeyi nari kumwubaha, nari kumuha agaciro, nari kumva ibyo avuga, kubera ko nta gihe ritajya rigerera wa mwana waze kumva. Ko n'umunyarwanda yaravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Reka nkubwire mwana w'umukobwa, mwana w'umuhungu, igihe cyose mukuru wawe uzamukenera, igihe cyose so wanyu uzamukenera, igihe cyose nyokora muzamukenera, igihe cyose, igihe cy'ubafite. Ko ndabizirikana ko hari n'abatabafite, ndanabizirikana, ariko ntabwo niba utanabafite, ntabwo uzabura uwo ari we wese ukuzengurutse mukuru uzakenera, wigeze wirataho wanga kumva, ariko uyu munsi ukamukenera. 1, ushobora kumukenera ukora ubukwe. 2, ushobora kumukenera wabyaye. 3, ushobora kumukenera warwaye. 4, ushobora kumukenera wapfushije. Ushobora kumukenera igihe cyo hakenewe umuntu wawe. Ushobora kumukenera guha amaraso, ushobora kumukenera ndagira ngo nsoreze hano. Hari uvuga ati abo bose nanjye kuba bataragenze gutya, bitaragenze gutya, nanjye niyo mpamvu nabaha agaciro. Kizi mfite inshuti, inshuti ni inshuti. Ndababwiza ukuri, hari igihe kikuruta uri muvandimwe, yes, ariko hari igihe, ntabwo ari buri gihe, nta nubwo ari itegeko yuko ikuruta uri umuvandimwe. Hari igihe, bivuze ngo hari n'igihe bitakuruta uri umuvandimwe. Rero reka nkubwire,
iyo nshuti ushobora kuba wicara ukarutisha umuvandimwe we, zirikana ko ari inshuti. Umuturanyi ushobora kurutisha umuvandimwe we, zirikana ko ari umuturanyi. Umukozi mugenzi wawe warutisha umuvandimwe we, zirikana ko ari umukozi nyine mugenzi wawe. Ariko ndakubwira ngo wa wundi uwo ari we wese, shyira izina aho hantu, wa wundi uwo ari we wese ugushamikiyeho uzatesha agaciro. Hari igihe uzavuga uti hadayi none, icyo gihe ntabwo nyikwifuriza. Rero ndasoza mbabwira ngo yemwe bana, yega bubu bahozeho, nta gihe batazabaho, ariko ndabinginze ngo dushakishe muri twebwe icyatuma mporana agaciro mu maso y'Imana n'abantu. Dushakishe muri twebwe icyatuma buri mubyeyi, uwo mwaturanye, uwo mwasenganye, uwo mwakoranye, uwo mwagendanye, uwo ari we wese waguciye mu ruhande, umuntu uwo ari wese, shakisha icyatuma buri muntu ajya avuga turiya mwana ari unique. Nkurikije abana b'ubu ukuntu bitwara, imivugire yabo, imyambarire yabo, imigendere yabo, name it, uriya mwana ntasanzwe. Nuko niko mbifurije. Rero amahoro y'Imana ababeho. Ibiganiro byo mbagezaho ni ukugira ngo turebe ko twareba uko twitwara, tugahindura imyitwarire, tugahindura imigendere. Ubwo rega twagiye tugahindura imigendere, tugahindura imyitwarire, tugahindura imikorere, tugahindura imyifatire, imivugire, imirebere. Igihe cyose uzabihindura, umuntu wese wakugeze iruhande azavuga ati uyu mwana ntasanzwe. Ndakwifuriza kuba udasanzwe, ndakwifuriza kuba unique, mu Cyongereza niko babyita. Uwiteka gushoboze, Uwiteka kujya imbere, akubere amaso, ushobore kubona ibyo utabonaga. Mwuka w'Imana agufungurire ku maso, ubone ibyo utabonaga bikwiriye aba ari byo ukora. Ufungure ku matwi, wumve ibyo wari ukwiye kumva utajyaga wumva. Shalom, shalom. Ndabakunda.